nyagasani uhe gukora igisibo gitagatifu nyagasani mana yacu dukunda ni wowe wadukunze bitagira urugero tuje mu ngoro yawe kuguseka. Twe tugira intege nke tugacumura mana we, iyo twicujije ntibitinda tugacumura bikakubabaza, kuko wifuza ko twahinduka burundu. Bakristo bavandimwe, mwe mwese mukunda Imana nimuhorane amahoro. None tariki 21 z'ukwezi kwa gatatu 2021 ni icyumweru cya gatanu cy'igisibo umwaka B. Turazirikana amasomo atatu ndetse na Zaburi 51 mu doko 50. Isomo rya mbere turasanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya umutwe wa 31 murongo wa 31 kugera kwa 34. Isomo rya kabiri ni ibaruwa yandikiwe Abahebureyi umutwe wa 5 umurongo wa 7 kugera ku wa 9. Ivanjiri yanditswe na Mutagatifu Yohani umutwe wa 12 umurongo wa 20 kugera ku 33. Mu isomo rya mbere turazirikana isezerano rishya Imana uhoraho azagirana n'umuryango wayo Isiraheli ndetse n'uwa Yuda. Ese iryo sezerano riteye gute? Iri sezerano ritandukanye n'isezerano rya mbere igihe Imana ivanye Abayisiraheli mu Misiri. Isezerano rya mbere Abayisiraheli bararyishe, cyane cyane igihe basenze ikimasa ngo niyo Mana yabavanye mu Misiri, ariko uhoraho we yakomeje kubabera byose, ababera umutegetsi nk'uko umuhanuzi Yeremiya abigarutseho avuga ko ari uhoraho ubivuze. Isezerano rishya rifite uko riteye, ntabwo rizamera nk'irya mbere. Isezerano rishya ni uko Imana uhoraho azandika amategeko ye mu mitima yabo. Ikindi ni uko uhoraho azakomeza kubabera Imana, nabo bakamubera umuryango. Ikindi ni uko uhoraho bazamumenya ku buryo bwuzuye, ku buryo bw'ukuri. Uhoraho azababarira ubugome bwabo kandi ntazongere kwibuka icyaha cyabo ukundi. Iri somo riratwereka ko Imana ari umubyeyi w'umunyampuhwe n'umunyambabazi. Dusabe rero Imana umubyeyi kuturemamo umutima mushya nk'uko Zaburi ya 51 mu doko 50 ibigarukaho. Tureke kwica isezerano twagiranye n'Imana, tureke kwirengagiza ubuyoboke bwo mu busore bwacu, tureke kwirengagiza ubuyoboke bw'igihe twari twugarijwe, tureke gushukwa n'umunezero w'igihe gito, aho Abayisiraheli bagiye bitotombera Imana bakicwa n'inzara cyangwa n'inyota, Imana igakora ibishoboka byose ariko bo ntibanyurwe. Musa ubwo yatindaga yagiye kuvugana n'uhoraho, yasanze mu ngando umudihari wose
biremeye ikigirwamana barakibyinira ngo dore Imana yadukuye mu gihugu cya Misiri. Uko ni ukugandira Imana, kandi mu bihe byacu ibyo bintu bibaho, aho abantu bamwe bakira bakibagirwa gukinga, aho abantu bamwe birengagiza Imana bakirengagiza aho yabakuye. Twagiye tunyura mu bihe bikomeye, buri wese azi aho Imana yamukuye, azi aho Imana imugejeje, azi amasezerano yagiye ahigira Imana ati nunkorera ibi nanjye nzagukorera ibi. Muramenye ntimukice isezerano. Iri sezerano Uhoraho yifuza kugirana n'umuryango we ryujurijwe mu buryo bugaragara muri Yezu Kristo. Nk'uko twabyumvise, ibaruwa yandikiwe Abahebureyi, kuko ibyo yababaye byamwigishije kumvira, maze aho amariye kuba intagereranywa, abamwumvira bose abaviramo isoko y'ubucungurwa bw'iteka. Uwo Yezu kandi ni we abanyamahanga, Abagereki, bashakaga kubona bagira bati Nyakubahwa, turashaka kubona Yezu. Filipo yagiye kureba Andereya, maze bombi bajya kubibwira Yezu. Iki gikorwa bakoze ni igikorwa cya consultation, cyo kubaza, cyo kugisha inama, kugira ngo Filipo abaza Andereya niba ari ngombwa ko bajya kubwira Yezu ko Abagereki bifuza kumubona. Muvandimwe, ese wowe ujya wumva ufite inyota yo kubona Yezu? Ese kumubona bikumarira iki? Kubona Yezu byakagombye kugufasha kumumenya neza, ukamubwira ati unkoreho. Yezu iyo umubonye agukoraho akagukiza. Ikindi ugomba kwibaza, ese wowe iyo ugiye kugira icyo ukora ubanza kubaza abo mubana, ubanza kubaza uwo mwashakanye. Consultation cyangwa kugisha inama ni ngombwa mu buzima. Iyo bibaye ngombwa abantu baricara bakajya inama, bakareba niba icyo bagiye gukora ari ngombwa cyangwa ari ingirakamaro. Yezu ati ndababwira ukuri koko, imbuto y'ingano yitaguye mu gitaka ngo ihugute ikomeza kuba yonyine, naho iyo ihuguse yera imbuto nyinshi. Bavandimwe, nk'uko ivanjiri yabigarutseho, ibi byose Yezu yabivuze agaragaza urupfu yari agiye gupfa. Ushaka kumbera umugaragu nankurikire, maze aho ndi abe ari naho umugaragu wanjye azaba. Byongeye ungaragira Data azamwubahiriza. Igihe cyo gucira isi urubanza kirageze. Nanjye nimara kwererezwa hejuru y'isi, nzareshya bose mbiyegereze. Bavandimwe, Yezu Kristo yarababaye, aragambanirwa, apfa urupfu rubi rwo ku musaraba, atakira Imana, ariko Imana yamurokoye, yamwigaragarije igihe imuzuye mu bapfuye. Yezu ati ubu ariko umutima wanjye urahagaze, mvuge iki? Dawe iyi saha uyinkiza. Ni koko mu gihe cy'imibereho ye yo ku isi, Kristo niwe wasengaga atakamba mu miborogo n'amarira, abitura uwashoboraga kumurokora urupfu, maze arumvirwa kuko yagororokeye Imana. Dusabe Imana kuyumvira, dusabe Imana gukora ugushaka kwayo. Nubwo twahura na byinshi muri iyi si bituma tuvuza induru, bituma dutakamba, dusabe nyine Imana kuduha izo mbaraga. Mbere na mbere ntitwice isezerano twagiranye n'Imana. Iyo yadukuye muri Misiri
ikadukura mu bibazo by'ingutu twari turimo, ikaturokora, none tukaba tukiri bazima. Dusaba Imana kwifuza buri gihe kubona Yezu. Yezu ati uwambonye aba yabonye Data. Dusaba Imana kwitangira abandi ngo tubashe kwera imbuto. Imbuto y'ingano idahugutse ikomeza kuba yonyine. Dusabe natwe kwakira ibiturushya. Nibwo buryo bwo gusukura ukwemera kwacu, nibwo buryo bwo gusukura ukwizera n'urukundo byacu, nibwo buryo bwo kurushaho kwizera Imana. Dusabe Imana kandi kujya tumenya gutabaza nka Yezu kugira ngo turengerwe n'Imana, Imana umubyeyi wacu. Kuri iki cyumweru natwe dukomeze tube abagereki beza baje kureba Filipo na Andereya bagira bati Nyakubahwa, turashaka kubona Yezu. Nyagasani Yezu nabane namwe.